muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza. Abantu mwari mukumbuye prank, abantu mwari mukumbuye Neira, Asumani, nanjye turi kubakorera prank. Iyi video ni iyanyu, uyu munsi ni uwanyu, iyi minsi igiye kuza ni iyanyu. Ariko abakunda filime inkuru yanjye, namwe nimwumve ko yarangiye cyangwa se ko mutazongera kuyibona, hari akabazo kajemo gakomeye katumye mudakomeza kuyibona, ariko njyewe nemera ko Imana iba ifite impamvu ya buri kimwe. Akabazo nikamara gukemuka muzayibona, muzabona n'izindi filime, hari n'izindi filime ndi gutegura. So rero mu gihe izo filime zitaraza cyangwa inkuru yanjye itaragaruka, nateguye gukora prank. Hano hari ambaraje, ndaza kubivuga nyuma ko prank nirangira. Izi ambaraje muri kubonaho logo muri Sunroad, hari product zirimo aha. Muri gukeka ko ari izihe product? Hariho logo ya Sunroad, ibintu muri Sunroad bacuruza murabizi. Muri gukeka ko harimo iki? So izo envelope rero icyo zigiye kumfasha, cyangwa se izi product icyo zigiye kumfasha, iyi gift, iyi ngiyi iri aha ngaha ni iya Neira, iyi ngiyi ni iya Asumani. Ni gift ngiye kubaha, ariko sindi bubabwire ngo ni izihe. Mumbwire nka gift mwaba muri gukeka mutararenga hano, muri gift zo muri Sunroad, izo n'abamaye Asumani, izo n'abamaye Neira. Mumbwire, biragoye kubimenya. So mwe mubane nanjye, ikintu ngiye gukora, murebe ino prank, muyisharinge, mubwire ba bantu bose badukunda muri prank ko twagarutse. Nuko ijwi rigoye kuvuga cyane, biragoye kubera amaserivisi amereye nabi, mfite crise ya danger. Niba hari n'abantu muzi ikintu gishobora gufasha umuntu, mundangire. Ni ubwa mbere serivisi zanjye zazamuka bigeze aha ngaha. So ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi, ariko ndababeshye, gift zirimo aha ngaha aba bana nibatamwitana nazo ntabwo mbizi, kuko biteye ubwoba. So rero ikintu ngiye gukora, ngiye kubabwira yuko hari gift nshaka kubaha, ariko mbanze mbasabe ko twanazibahera kuri kamera. Nibabyemera biraba ari amahire, nibabyanga prank irabirangiriye aha ngaha. Ubwo nyine iyi video niba irangira aha ngaha niyo ndi bubahe. Nibabyemera turakomeza, ubwo muyirebe. Ikindi nibutsa abantu, niba ugiye gufata umuntu ukamushyira muri video zawe cyangwa ahantu runaka, ujye ubanza ubimusabe. Hari abantu badakunda social media, hari abantu baba bafite ibihe mubanyemo bitari ngombwa ko ibihe byose mubanye bijya kuri social media. Nubwo twe hari ibyo tubasangiza, ariko tubasangiza ibyo twumvikanyeho ku mpande zose. Ntabwo ari ugupfa kwifata atubwo none ubwo mu makambi dukorana akamufata video, Asumani ubwo dukorana na Neira akavuga ko mufata video, ntabwo biba ari byiza. Hari igihe umuntu aba yabyutse nabi, yumva atari muri mood, ni byinshi. Rimwe na rimwe hari igihe ujya ukabibona ahantu mu mavideo y'umuntu atagusabye uburenganzira, kubera ko yumva ko uri umuntu uhora imbere ya kamera, akumva ko nta kintu biri bugutware. Ntabwo bibaho. Njye cyakora twaserera. So mubane nanjye rero, ndaje. Guys, ubu rero nshyizeho kamera, ariko ukuntu gahunda zigiye kugenda, nshyizeho kamera ariko ngiye kubahamagara. Njyewe nditwara nk'aho kamera ntayiriho itaratangira, noneho mbanze nyine mbateguze. Ubundi iyo dufite gahunda yo gukora barara babizi, ariko kubera ko tumaze iminsi tutari gukora amaprank, tutari no gushutinga filime, nta habari bafite nyine, nta gahunda ihari yo gukora, nta kintu nigeze mbateguza, ntaki. Ariko ndi gutekereza kuri izi gift nk'abantu mwe. Izi gift ariko nzabikora abantu benshi. Sara nigeze kubimukora. Sara muzi ukina muri Seburikoko, ukinamo ari umwana wa Seburikoko, ariko abana banjye baraza kumvangira, mwumvishe kandi akumamagara. Gukora mu biruhuko ntabwo biba byoroshye. So Sara rero nigeze mbibutse, twize gukorana ikiganiro, mubwira ko ndi bumuhe gift n'ibiki, ndangije mu kubita gift iri mu gakarito keza namushyiriyemo intoryi
Sobanura nka bangahe nzakora ikintu cya sitarakare kuri gift. So mukomeze mumbwire muri gukeka ariko kiri muri zino mbaraje. Muri kubonaho logo ya Sunrot, mumbwire ni iki muri gukeka kandike kubarambira. Bararwanya. Mika niki? Ninde? Ni nyinde? Ndamukubita. Icecekere sibyo? Ugiye gukora happy birthday? Igumana yanjye. Ndaje mbagurira happy birthday. Umva ntiwongere. Mika icecekere. Sibyo? Iceceke. Urakora happy birthday mu kanya. Yakwamye byawe. Pure. Sibyo? Sibyo nana? Namari Jose. Kara ni akanyenzi karabafata. Muryame dore muri gusakuza sibyo? Ndagakubita. Sibyo? Ndagakubita. Sibyo? Nayi. Ko hari ibintu nshaka ko dukora. Kasi wareba abana tukavugana. Warebe neza niba atarira ndakugurira. Ndakugurira donut. Sibyo? Ngo ryari nimbona amafaranga. Nimba nakoze. Nayi. Ndashaka kuguha gift. Urumva? Ariko gift nshaka kuguha ndashaka gushyiraho kamera. Dore tripod ngiyo na telefone na sound ngizi ariko sindatangira. Ndashaka kubaha gift yo na Asumani ariko impamvu ushaka kuzibahera kuri kamera. Hari igihe ibintu byose dukora kuri YouTube hari abantu bifasha, sibyo? Bishaka kubafasha. Hari umuntu bumva ko abantu bahana gift ariko bagize anniversary cyangwa ari iki, nyine umuntu akumva ko umuntu aha gift hari ikintu cyabaye. Ariko rero hari igihe abibona nk'uko nguko akaba yagira umutima wo guha mugenzi we gift. So rero niba nubyemera wowe. Asuma ukora iki? Wabaye uretse ukaza gato ukabisubiramo. Urumva? Nimubyemera mwembi cyangwa ubyemera ku giti cye. Ako ndibaza ko nta n'ibirenze. Ndi kubwira Nera yuko hari gift nshaka kubaha ziri muri zina envelope. Urumva? Nimubyemera turabishyira kuri kamera. Sibyo? Abantu bazabirebe wenda bishaka kugira abo bifasha bakagira igitekerezo nabo cyo gutanga gift. Nimubyemera muze twicare dukore akavideo gatoya mbahe gift mbabwire n'ibintu nshaka kubabwira. Ngwino. Sound isirambarande. Asuma wicara hano. Asuma yabaye we yambaye. Ukaryamishe nk'uko kano karyama. Kugira katajegajega. Mbanze ndebe ko twese sasa twajyamo. Ni egera ruguru gato. Haya hari ongera. Bana cyane tugire mu mwanya. Gutyo. Mwana arimo neza. Ko tugiye gutangira. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko mumeze neza abantu mukunda video zacu uko twicaye hano turi batatu, Asumani, Neira, nanjye. Abakunzi ba Ketchup TV show ndabasuhuje. Abantu mwari mukumbuye prank, abantu mwari mukumbuye filme, abantu mukumbuye kutubona. Uyu munsi twaje nyuma y'iyi video, nyuma y'izi gift ngiye guha aba bavandimwe banjye tubana hano. Turapanga ukuntu njye namwe cyangwa njye nabo mugomba kuzajya mutubona nk'ibisanzwe. So Asuma abanza usuhuza abantu bari bagukumbuye. Hana asuhuje nta byinshi ndi buvuge nyine
nashyushye ngiye kwakira impano ndebe byari Nera nanjye ubu nta kindi narenzaho bambwiye ko bagiye kumpa impano rwose abambike ubu ngubu rwose Imana sha urashyuhiye impano iyi nayicyuriye sha rero abantu bari badukumbuye tugomba gukora plan tugomba kuzikora mukongera mukadukunda nka mbere Imana asoma afite plan uzanyishyura ufite plan nshaka kuzakorera neza yewe nkayikorera neza nisi subizi mba yihuta hari plan ya danje ariko sha Nera bayiteguye so mumbwire izi envelope ebyiri ntabwo zingana iyi ngiyi ntoya ni iya Nera iyi nini ni iya Asumani sibyo izi product zirimo hano cyangwa se iyi logo ni muri Sunblood ibintu bacuruza harimo ibyo muzi sibyo harimo n'ibyo mutazi muri gukeka ko turahera kwa Nera muri gukeka ko ari iki kirimo hano ndumva banguriye wenda nk'ikanzu muri Sunblood n'akazu bagira akamwereka bagira amavuta bagira imiti igabanya ibiro bagira nyine amavuta ibintu by'ubwiza gusa ariko bafite na salo ikora imisatsi Nera rero nawe atekereza wowe yewe aba baboro ndumva harimo nk'amavuta cyangwa isabune za zindi zo muri Sunblood kabisa nta kindi uri gutekereza kitari ikanzu cyangwa wumvaga mvuze hayati niho bagira amakanzu ntabwo nari nasobanukiwe ubwo se ubwo ntiwanguriyemo nk'utuvuta nanjye ndetse neza ra n'ubundi usa neza so hano harimo gift iyi envelope ikwegereye n'undi ni yawe rero ntarazitanga ariko mbanza mvuge abantu dufite ukuntu nyine tuba twumva ko tugomba guhana gift ari uko hari ikintu runaka cyabaye kandi ntabwo aba ari byiza nta nubwo aba ari ngombwa Asuma uheruka guhereza umuvandimwe wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se papa wawe gift ryari aba ari mu minsi mikuru kabisa ubu igihe duherukira iminsi mikuru ni icyo gihe nibwo bayiheruka uboneye wowe nanjye ni uko kuri bonane rwose ariko ubundi ureba ushobora kuba wabonye amafaranga nubwo yaba ari 5,000 uzi ko umubyeyi wawe urugero yikundira nk'amata ukamuha kibiri ukamubwira ati ubwawe harimo aka gift ntabwo bisaba kuba ishobora kuba atari bibaye byiza yaba ari ikintu gifatika azahora areba akavuga ati umwana wanjye yambaye kino kintu ariko biranashoboka ko waba udafite amafaranga yo kumugurira inkweto cyangwa ikanzu ukamugurira ikintu cyo kunywa n'ubundi kikaba impano zibaho mu buryo butandukanye so rero njyewe ndashaka kubashimira ku gihe tumaranye kitari gitoya nubaha cyane kuko buriya guhura n'umuntu mwese muri bakuru mutavukana mutarakuranye hari n'abantu baba ari abavandimwe bavukana ariko kubana mu nzu bikanga ntibahuze ariko kuba tumaranye igihe tumaranye twe tuziranyeho wenda kitari ngombwa gusangiza abantu badukurikira ariko igihe tumaranye ni kinini nifuje kubaha gift nkabashimira ariko kandi si gift ihambaye si na gift iguza amafaranga menshi ariko nta nubwo yoroheje ahubwo umutima umuntu aba yabikoranye niwo uba urenze kuruta ibyo yaguhereza so Nyagasani rero nakomeza kuduha umugisha abanyarwanda bakadukunda bakareba videwo zacu tuzakorera ibiceri tuzakora amazina manini yadutunga no mu yindi myaka iri imbere inshallah Nyagasani adushyiriremo baraka n'abanyarwanda badukunde badusapotinge barebe ibikorwa byacu nimubireba tuzabona amafaranga ejo n'ejo bundi uzumva Asumani asigaye ari umushoferi w'ikigo runaka gikomeye y'abanyarwanda ejo bundi uzumva Nera hari ibintu runaka byari gukora kandi amafaranga yaravuye ahangaha kuko ni byinshi njye nabashimira
buriya niba ngewe nshobora kugenda nkasiga abana nkasiga urugo rwanjye mwembi muhari nkagenda nkagaruka ngasanga ibintu byose ari amahoro, ni ikintu ushimira Imana. Hari abamama benshi b'inshuti zanjye baba bafite abantu babana nabo mu rugo, ukajya kumusura bahari, ejo wagaruka ugasanga hari indi sura nshyashya. Biba bigoye, hari igihe umumabuja aba mubi cyangwa se n'uwo babana akaba mubi. Yego, rero birashoboka, ariko nshimira Imana ko yaduhuje turi abantu bahuje abantu Imana yashyizemo umugisha. Rero nyuma y'iyi gift Imana nishoboza nkabona andi mafaranga, hazaza n'izindi gift za danje. Tuzagura amatelefone. Hano hari umwana w'umuhungu ufite telefone wagira ngo afana Spiderman, irimo imirongo nk'igihumbi, yagutera kanseri iriya urebye nabi. Rero ni byinshi twifuza kugeraho, ngewe mpamya ko bizakunda. So ngiye gutanga gift. Abantu bari kutureba bafite amatsiko, namwe mufite amatsiko cyane. Ndumva umutima uri guterera mu ryibi. Harya nebigira anniversaire ryari? 17 z'ukwa munani. 17 z'ukwa munani. Mu kwa karindwi? Yari kera, ari mu kwa kane kutariki 16. Iyawe narayifashe ko yegeranye n'iy'abana. Wowe ni mu kwa munani kuri 17. Wowe rero tuzamukorera ubukwe. Sha utwitege n'abantu batureba babe bari tayari. 17 z'ukwa munani. Tuzaba tugihari. Tuzaba twagiye. Muzaba mwagirira. Hari gahunda dufite kujya muri vacances, ariko ari amatariki nagera twaragiye tuzakora mbere. Biremewe no gufata nive bwa mbere. So ngiye njye kubahereza gift nimubishaka, sibyo? Ariko bibaye byiza muzerekane. Yego ko turazereka abantu. Muzerekane abantu batazajya bagira ngo aba ari ukubeshya. Abantu baba bakeka ari ukubeshya. Nuramuka usanzemo wenda udukamambiri utubereke, ubabwire ukuntu twakiriye. Nuramuka usanzemo agapira cyangwa se agakabutura ukabereka, ubabwire ukuntu kakiriye. Duhereye kuri neza cyangwa duhere rimwe ntabwo. Abantu mukomeze mwibuke ko izi product za Sunroad. Yera nibeshye buriya eba. Kambaze neza igaragaza mu kufungo. Sibya? Kambaze ngire gutyo. Twabonye ni Sunroad. Nimushaka kugabanya ibiro n'ibindi byinshi no gusa neza mu gihe yo bahereze. Asma wakwima imuka wicarane na neza. Hano ngaha. Dufungure. Oh my God, ngo wiki. Wow. Nga sibwo bakugora ibikoresho. Sibwo bakugura ibikinisho by'abana. Wewe nibyo gusa bya birimo. Dore nibi. Yego mara. Asma nagukuzira kubyara. Cyangwa shaka ufite uruyi. Reka ngomeze wenda. Ngaho da. Ngo wiki. Dore mwabavandimwe mwese. Ingagapantaro. Cyane akajipo kandi ubwaka nagakwata.
Ngo iki? bampaye umwana w'umukobwa. So mwihangane kuba mutabonye gift mwagombaga kuba mwasangamo, sibyo? Nshimire nyir'ibikinisho, wabona umutima utari gutera neza. Gift Asumani ndagusurira kubyara. Bampaye umukobwa. Uzabanze imfura y'umukobwa. Ndahira nawe izira Papegenique. Niba ari uzicuruza bakaniheremo uduceri simbizi. Najye kuri live. Kora live neza. Delivery iraturuka Delivery iraturuka Norbert. Aho habereye n'abagero n'ubwo ukazigahiye ngo ituruka Ngo mu kidaho. Ngo delivery iraturuka. Ndakazuba urakoze kujoininga. Rero nanjye muze rwose delivery iraturuka Norbert. Mu bwiza Papegenique Zo kuri make rwose. Nimba ziturutse muri Saniroti simbi. oya bisobanura izi ni hari product zo muri Saniroti banyoherereje. Hano hariho na nimero yanjye, ni nayo mpamvu nakomezaga kurwana ndimo ndahisha inyuma ngo nambaye nitagaragara akajya abantu bazampamagara bambwira ibindi bintu. So ni hari product banyoherereje njyewe nzikuramo, ndangije nishyiriramo ibindi bidahuye, gusa ni ukuri kakabivuge bitari blague, zana ngufashe. Imana nishoboza bitari plank, ubwo ni plank n'ubundi kabaye. Iyi ni plank Iyi ni plank wari wapanze rwose. Ntabwo twabyemera tutakwishyuye reka. Iki Gahunda gahunda ubu ugiye gutangira. gahunda biratangiye njyewe ubanje. bongeye kuncokoza. Harongera aradusembuye. Hari plank ngewe sibyo, ariko ni ebyiri zose nabonye wakorera ni Mana Suma. Urabizi se? Uretse kunyibagira nakorera nira. Uzashaka abantu bakugira inama y'iyo uzakorera Sumani. Ubu njye nivanyemo. Mujye muri comment. Muri comment bazabwira nanjye nzabwira. Urebe uno mukobwa mwiza cyane bampaye. Sha ni icyuki kabisa. Hanyuma mumbwire icyo gukora. Afite bari kunyumva cyane iranize. So bitari wenda plank njye nari napanze yo kubakorera yo kongera kubabyutsa nyine tukibuka ko plank zihari. Ubu ndabizi ni ukwigengesera nkaba nzi ngo isaha n'isaha bishobora kuba nzi ko isaha n'isaha ishobora kuba yaba, gusa ndabiteganya kuzabaha gift nk'uko nabivuze, ntabwo ari ukubeshya. Biba bigoye kubona abantu mubana umwaka umwe ugashira, ibiri igashira, itatu igashira mutavukana mu nda imwe nyine direct, uretse ko ubu twabaye abavandimwe. Rero Imana nishoboza nkabona amafaranga, hari utugifuti twiza dutoya dufite ikintu kinini tuzaba dusobanuye nshaka kuzabaha we na Asumani. Nabwo tuzashyiraho kamera, byo noneho mbikore atari ukubeshya, mbahe gifuti ubundi babwire n'ibintu nkwiriye kuba nababwira, sibyo? Njye rero nari natangiye kare, nifashe video nakoze intro, ndacyagiye nongera gusuhuza turi kumwe hano, byari ukubeshya n'ubundi kamera yari iriho, ubwo namwe muzagenda muyirebe. Abantu banyishyuzaga Nira na Asumani mw'abantu, none hari abageraga bakambwira ngo ntabwo mukibana. Turabana, ahubwo hari igihe ibintu biba byivanze. So hari ikintu mushaka kurenzaho? Njyewe nta byinshi navuga, urumva, gusa nyine impano murazibonye, nyine mwitege ibigiye gukurikira. Impano zo murazibonye ko bose bampaye Papegenique. abantu nyine mudukunda, mukomeze by'umwihariko mukunda Ketchup TV show, mukomeze gukurikirana ibikorwa bikorerwa ibyo ari byo byose, haba vlog, filime, izi plaka zo zigiye kuboneka cyane kurenza, ndakeka ari ukurenza ibindi byose kabisa.
abantu mwadukundaga mwongere muze mudukunde, komenti nziza, abantu bari barankunze mwongere munkunde, bana tugarukane noneho ibintu byiza bihebuje muri mwebwe, mujye mudukurikirana kuri gatanu ku kandi. Abantu mwarebye ino plank ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Hano hari abana ngo turi gukora iki? Turi gukora iki? Ngo bari kwitera deviyo. Ngo iki Mika? Okay. So turabakunda cyane rero, abantu mushaka product nziza zigabanya ibiro no mu nda, muhamagare ino nimero yo muri Sunroot. Bye bye.